nongeye kubasuhuza kandi baha ikaze bakunzi ba UNP Entertainment. Murakaza neza nanone mu rukurikirane rwacu twise urugendo rw'umuntu. Uyu munsi tugiye gutangira episode ya 9 y'urugendo rw'umuntu. Muri episode turaganira ku ntambara idasanzwe umuntu wese ahura nayo iyo amaze kugera ku rwego runaka mu buzima bwe. Iyo ni intambara yo kurwana udacika intege kandi ugakomeza gusigasira ibyo wagezeho. Mu by'ukuri urugendo ntirurangirira mu gutsinda gusa, ahubwo ruba rutangiye indi ntambara yo gusigasira ibyo twagezeho. Urumwe na UNP Entertainment, kandi subscribe, kandi like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, ndetse ikiganiro gisohotse ujye ukibona mu ba mbere. Mu by'ukuri mbere na mbere umuntu wese abanza kurwana n'umutima we. Intambara ya mbere umuntu arwana nayo niyo mu mutima. Hari igihe umuntu aba yarageze ku nzozi zimwe na zimwe cyangwa se yarageze ku ntego zimwe na zimwe, ariko umutima we ugatangira kumubwira ngo birahagije, erekeraho. Ariko nyamara urugendo ntirurangira, ahubwo umuntu asabwa gukomeza gutsindira ibiri imbere ye. Kurwana n'ibyiyumviro byo kudacika intege, kutagira motivation, ndetse no kumva ko ibyo wakoze bihagije, ni intambara yo kukwibutsa buri munsi impamvu watangiye urugendo. Kurwana n'imbogamizi zituruka hanze ni ibintu by'agaciro kugira ngo ubashe kuba warinda ibyo wagezeho. Iyo umaze kugera ku rwego runaka, ab'isi batangira kukureba mu buryo bushyashya cyangwa se mu buryo budasanzwe. Hari abazajya baguseka, abandi bagusuzugure, yemwe n'abandi bakugirira ishyari. Ahangaha intambara aba ari uguhagarara wemye kandi ntucogore. Urugendo rugira abanzi baturuka hanze, ariko icyo gihe umuntu akenera kwiyemeza gusigasira ibyo amaze kugeraho cyangwa se akabibungabunga. Hari n'igihe ibigeragezo bikomeye biza, gutakaza akazi, gukena, indwara cyangwa se kubura inshuti. Ariko intwari nyayo si yarwanya inshuro imwe gusa, ahubwo intwari nyayo ni ihorana imbaraga zo kurwana buri munsi ndetse igaharanira gutsinda. Reka turebere hamwe uko kurwana ngo utatire indangagaciro zawe bishobora gutuma usigasira ibyo wagezeho. Iyo umuntu amaze kugera ku ntera runaka, intambara ikomeye iba iyo gutatira indangagaciro ze cyangwa se gusigasira indangagaciro ze. Isi izakwereka amahirwe yo kugera kure ukoresheje amayeri, ruswa cyangwa se inzira zitari iza nyazo. Ariko intwari nyayo irwana ngo igumane isura yayo. Gutsinda nyakuri si ukugira ibintu byinshi, ahubwo no gusigasira ukuri k'uwo uri n'icyizere cyawe cyose kikiriho. Ahangaha kurwana bisaba gukomeza kuba inyangamugayo. Nubwo byagusaba kwihangana cyangwa se gutakaza inyungu zimwe, uba ugomba kuba inyangamugayo mu gihe urwanira kudatakaza indangagaciro zawe. Mu by'ukuri iyo umuntu amaze kugera ku bintu runaka, aba afite intambara yo kurwana kugira ngo abigumane cyangwa se ngo agumane ibyo yagezeho. Hari abantu benshi bagera ku ntsinzi ariko ntibayisigasire. Intambara nyayo itangira umaze kugera ku bintu runaka. Uwize ashaka gusigasira ubumenyi bwe. Uwubatse umuryango asabwa kuwurinda. Uwabonye ubukire asabwa kubusigasira uko byagenda kose. Naho wageze ku ndoto agomba gukomeza kuyikomeza. Naho wageze ku ndoto agomba gukomeza kuyikomeza iyo ndoto yagezeho. Kurwana no guhangana n'ubunebwe ndetse no guhora wibuka ko gutsinda rimwe bidahagije, ahubwo ugomba gutsinda buri munsi. Iyo udacitse intege, ubuzima ntabwo bwagutenguha. Hari igihe umuntu aba afite ibintu byose, amafaranga, inshuti, ibyishimo, ariko ubuzima bukamutenguha.
mu by'ukuri ntabwo uba ugomba gucika intege kabone n'iyo ubuzima bwaguhinduka. Hari igihe umuntu aba afite ibintu byose, amafaranga, inshuti, ibyishimo, ariko ubuzima bukamutenguha cyangwa se ubuzima bukamuhinduka. Intambara nyayo iba iyo kudacika intege mu gihe byose bigusiga wenyine. Kurwana muri iki gihe, igihe ubuzima bwagutengushye, bisaba kwihangana, kwizera ndetse no kwiringira ejo hazaza heza. Iyi ngiyi ni intambara yo kubaho udataye icyizere kandi ukemera ko urugendo ari urugamba rutagira iherezo. Reka turebere hamwe amateka y'abarwanye ntibacike intege. Mu by'ukuri hari abantu uzasanga bararwanye bakagera ku ntego zabo kandi bamara kuzigeraho ntibacike intege. Abatsinzwe inshuro nyinshi ariko bakongera bagahagarara. Abanditsi, abahanzi, abashoramari ndetse n'abapfakazi cyangwa se imfubyi bose bakomera ku byo bari bafite. Aya mateka atwereka ko intwari nyazo zitabaho mu buryo bworohewe, ahubwo zivukira mu ntambara zikomeye kandi zikihangana paka zitsinze. Buri wese mu buzima bwe ni urugero rw'intambara yo kurwana ntacike intege. Reka turebere hamwe inama zishobora kugufasha gusigasira ibyo wagezeho. Inama ya mbere, jya uhorana icyerekezo watangiye. Inama ya kabiri, ujye wibuka ko intsinzi nyayo ari iyo kurinda ibyo wagezeho. Inama ya gatatu, jya wubaka imbaraga z'umutima kuko hariho intambara nyinshi zicara cyangwa se zibera. Inama ya kane, ntukemere ko inyungu z'ako kanya zikuvutsa indangagaciro zawe. Inama ya gatanu, guhora uzi neza ko ubuzima ari intambara bizagufasha kudacogora cyangwa se kudacika intege, ahubwo uhore uhatana kugira ngo urinde ibyo wagezeho cyangwa se ubashe kuba wabyongera. Mu by'ukuri urugendo rw'umuntu ntirurangirira mu gutsinda cyangwa se kugera ku ntego runaka, ahubwo icyo gihe haba hatangiye indi ntambara, kurwana ngo udacika intege ndetse no gukomera ku byo wamaze kugeraho. Iyo ntambara niyo yonyine igutandukanya n'abandi, ikakugira intwari y'ukuri cyangwa se umuntu utandukanye n'abandi. Mu rugendo rwacu twabonye ko kurwana atari gukora intambara y'amasasu, ahubwo ari ugukomeza guhangana n'ibyo ubuzima buzatuzanira byose. Mwakoze kudukurikirana muri episode ya 9, hanyuma yaha turaza kurebera hamwe episode ya 10, aho tuzasoza urugendo twatangiye rw'urugendo rw'umuntu, akaba ari episode ya nyuma. Njye mwumva kuri mikrofone nitwa Pacifique, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi kuri UNP Entertainment, aho tugenda twungukiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.